akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Kadusenge. Turagushimye data wera, tugushimye imbabazi zawe n'urukundo rwawe byabanye natwe, waturinze, waduhaye kubaho, twemereye kugeza uyu mwanya tugihumeka, waduhaye ijambo ryawe ryera mu buryo bwiza, mu buryo bwuzuye, ngo ridukebure kandi riduteze intambwe, izina ryawe ryera rihimbazwe. Dukomeje kuba imbere yawe data, nawe komeza utwiyereke kandi utwihishurire mu izina rya Yesu. Eka twongere tubaramutse mwese abaduteze amatwi n'abadukurikiye muri uyu mwanya, ngo Uwiteka abahire. Tugize umugisha ukomeye kuba tugiye gufataniriza hamwe kwigana ijambo ry'Imana ryongera ku bindi twahoze twiga mu kanya twize, kandi icyiza kirimo ntabwo ibyigisho byarambiranye ngo abantu bavuge ngo barananiwe, ahubwo twize kandi dukomeje kwiga, kandi n'igihe twihaye turi busorezeho kirasanga byose byagenze neza. Tugiye kwigana ijambo Yesu yarazi itorero. Yesu ajya kuva mu isi nubwo yarazahagaruka, ariko hari umurage yasigiye itorero. Turaganirira hamwe gusa ijambo ritubwira ngo kwita ku murage twasigiwe. Yesu yadusigiye byinshi, ariko agiye kuva mu isi hari umurage yasigiye itorero. Uwo murage yawuvuze muri Yohana igice cya 17, ahavuga ababaye, akabivuga akongera akibagirwa ko yabivuze, akongera akabisubiramo akabwira se, yabisubiyemo kenshi cyane. N'uwo murage uzaragira itorero kugeza Yesu agarutse. Ni Yohana igice cya 17, ndahera ku murongo wa 11, ariko mpereye ku murongo wa 3 uho yari ari gusenga, ariko asobanura ibyabayeho byose, ariko nge ndasoma mpereye kuri uwo murongo wa 11. Nge sinkiri mu isi, ariko bari mu isi, naho nge ndaza kuri wowe data wera, ubarinde mu izina ryawe wampaye, ngo babumwe nk'uko natwe turi umwe. Uyu ari kuvuga ngo nge sinkiri mu isi, ari kuyisezeraho, ariko hari icyo ari gusigira aba bantu asize. Aravuze ngo Mana uzabarinde, ariko mu byo uzabarinda byose uzabahe kuba umwe nk'uko nanjye nawe turi umwe. Kiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze. Muri bo nta numwe, nta muntu wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe byera bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye uzuriye muri bo. Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi, kuko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba kubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. 16 Sabisi nkuko nanjye ntari uw'isi, uberesha ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Uko wantumye mu isi nanjye niko mbatumye, kandi nanjye niyeza ku bwabo, ngo nabo babereshejwe ukuri. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babumwe nk'uko uri muri nge data, nanjye nka bumwe muri wowe, ngo nabo babumwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye arakomeza arasobanura ngo babumwe data, babumwe muri twe data, akongera akabigarukaho kenshi.
iri ni ijambo yavuze ubwo yari asezeye agiye kuva ku isi. Yari ari gusezera ku bigishwa be, bari bamaze byose, bari basigaje kurya ifunguro ryera gusa bakajya i Getsemani. Nta wundi munsi Yesu yari ari bwongere kubona umudendezo wo kwirirwana nabo no kongera kugendana nabo, ariko arababwira ngo mu bumwe kuko njye na Data turi umwe. Iri jambo Pawulo yaryigishije abitorero mu gitabo cy'Abefeso igice cya 4 umurongo wa 3. Ubumwe yavugaga turaje tubusome kandi tubusobanukirwe. Ntabwo ari ubumwe bworoshye. Aha haranditse ngo igice cya 4 umurongo wa 3, dusome mwaya magambo akurikira: mugira umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Ndasubiramo, uwo murunga wawugurahe? Murunga se ikiziriko? Ninde uri hano utazi ikiziriko? Ariko ngo kizakomeza itorero, bo bazagira ikiziriko kitagira ahandi kijya kigurwa mu maduka yo mu isi, cyitwa umurunga ariko w'amaki w'amahoro. Nta mahoro aboneka hatabaye ibitambo. Icyo ndikibaho, haba mu rugo, haba mu baturanye, haba ahariho hose. Ahari amahoro haba hari n'ibitambo byahatambwe. Ushobora kwibaza uti none nibihe bitambo byatambirwa kugira ngo amahoro abeho? Undagututse ntumusubize, nta gitambo utanze. Ubu gitanze. Umuntu akwimye nawe wowe ukamuha, nta gitambo. Umuntu agusuzuguye wowe ukamwubaha, nta gitambo. Nta mahoro aboneka hadatambwa igitambo. Ntabaho haba hagati y'umugore n'umugabo. Niyo ubonye ngo barumvikana ngo barakundana, haba hari ibitambo birirwa batambirana. Hari umunsi umwe yagitamba, ejo undi nawe akaba yananiwe, undi nawe akagitamba, bakumvikana bikacamo. N'urungano n'abakorana n'abagira bate, hari ibitambo bitambwa ngo amahoro abeho. Bibiliya iravuze ngo umurongo wa 3, mugira umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Uwo murunga utuzirikanya ugatuma dukomera witwa amahoro, nuko hazaboneka ibitambo hagati yacu byo koroherana. Umurongo wa 13 haranditse ngo, reka nihutire ku murongo wa 13, ho havuze ngo iki? Haranditse ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Aya magambo arakomeye. Kugeza ubwo tuzagera ku rugero, tuzasohora ku bumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse, kugeza ubwo tuzagera ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Buriya iyo abantu rero bari kuryana, ubwo dukurikije uyu murongo, bakaba batari kumvikana, bakaba bari gucyocyorana, bakaba nta bumwe bafitanye, ubwo baravuze ngo si abantu bashyitse. Ujye usoma gutya wongere urebe gutya ngo habuze iki. Buriya aravuze ngo kugeza ubwo tuzagera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, urugero rushyitse rw'ubumwe. Niba urwo rugero rw'ubumwe rumeze rutya, natwe tukamera dutya, urugero rukabaha, natwe tukazamuka, ariko tukagarukira, ubwo twabaye abantu batagize bate, badashyitse. Twabaye abantu badashyitse, byaranze. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, hari igihe nawe yeretswe amateraniro yaberaga mu ijuru, ngo nuko ngo abantu bari kwihuta bayajyamo, bari bavuye mu isi. Ariko aho bajya kwinjiramo, hari umugabo ngo wari uhagaze ngo ufite urubingo rurerure rw'indatira. Nuko nta kindi yakubazaga, ngo wazaga uko wambaye neza, uko utatse, ibyo ntabyitayeho. Icyo yafataga we ni ugufata ikintu cy'urugero rwe yari afite aho, ati ngwino uhagarare hano turobe kureshya naho. Yahagarara waca munsi, ati wowe ntiwajyayo, wajya kuvurunga umutekano. Ni uko byanditse ngo wowe ugeze mu ijuru wavurunga umutekano, usubirayo. Uwo bagasubizayo. Undi akaza ari kumingaminga, ati ngwino tukugeraho. Bakageraho akabona wapi,
caho subirayo. Abantu batagira ingano bagenje bate? Basubiyeyo, bananiwe kugera ku rugero rugenje rute rushyitse rw'igihagararo cyande cya Kristo. Muri kino gitabo ndagira ngo nihute, iburiya Satani ni umugome cyane, ngo yananiwe kuzana mu itorero amacakubiri, akaba byarananiranye neza kubatanya ngo basaturemwe ibikundi bibiri, bamwagira imyizerere yabo, abandi bagira yabo, ajya barema mu mutima w'uburyarya, abantu ngo bakabana nta bumwe bafite. Ariko ndagira ngo nihute nsoma amagambo akomeye ari hano muri kino gitabo. Hari amagambo akomeye cyane nshaka gusoma. Ndababwira igitabo mpageze hano. Na amagambo aboneka mu gitabo cyitwa imibereho ya Yesu ku ipaji ya 211. Ndihuta cyane. Bienheureux sont ceux qui procurent la paix. Hahirwa cyangwa se abaguwe neza nabubaka. Ndakoresha ijambo ry'Igifaransa, ntabwo ndi bugisobanura uko Bibiliya y'Ikinyarwanda yagisobanuye. Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze ngo hahirwa abakiranura abandi, sibyo? Ariko Bibiliya y'Igifaransa na Bibiliya y'Icyongereza, cyane cyane y'Icyongereza, we wakoresheje ijambo ngo hahirwa bubaka amahoro. Hahirwa abubaka iki? Amahoro. Abafaransa baravuze ngo hahirwa abatuma amahoro abaho, bazitwa abana b'Imana. Notre Père Céleste est un Dieu de paix. Data wa twese wo mu ijuru ni Imana y'amahoro. Quand il créa l'homme, il le plaça dans un lien de paix et de sûreté. Igihe yaremaga umuntu yamushyize ahantu h'amahoro kandi hari n'umutekano. Tout était unité et bonheur dans le jardin d'Eden. Byose byari bishyize hamwe kandi biguwe neza mu murima wa Edeni. Ceux qui sont participants de la nature divine aimeront la paix. Abafite kamere y'Imana nabo bazakunda amahoro. Adamu aremwe yashyizwe mu Edeni hari amahoro. Imana ni nyamaki, ni nyamahoro. Adamu nawe yari umunyamahoro. Ab'Imana nabo nabubatsi b'amahoro. Aravuze ngo abasangiye kamere ni y'Imana bazaba bahesha divine aimeront la paix, bazakunda amahoro et contentement, kandi bazaba abantu baguwe neza badateza imivurungano. Ntabwo ari me contentement, ahubwo ni contentement turi kujyanirana. Bazaba abantu bahesha amahoro. Il cultivera le vertu qui procure ses résultats. Ibyo bazakora ni ibiganisha ku musaruro uzana amahoro. Ibyo bazagenza bate? Ibyo bazaba bakora azaba ari izana ku musaruro uzana amahoro. Chercheront à adoucir la colère. Abo bantu bubaka amahoro mu itorero. Ikikozwe cyari cyo cyose iyo ikirakaza kibayeho bagisuka mu umunyu ngo gishire. Adoucir. Ibyateje uburakari bigatera abantu gusharira, babishyira mu ibi biryoshya kugeza ubwo uburyohe bumari ubusharire. Umvira ijambo. Akarumere le sentiment. N'abagize ibyiyumviro bibi byo kubabara babibamaramo. L'esprit d'accusation qui entretient le cœur et le dissension. Ndetse muri bo bakora ibishoboka byose ngo umwuka wo kuregana, umwuka wo kubyaza umwiryane, umwuka wo kubyaza amahane bawumare. Aba nabubatsi b'amahoro. Aba nabubatsi b'amaki b'amahoro. Aba nibo Yesu yifuzaga ngo abigishwa be basigara mu isi yuzuye ubusharire bazashobore kuyubaka. Ninde suri hano ko muri hano mwese abadukurikiye kuri YouTube na Rise n'abandi bari hafi aha, ninde wabona kariti bamwe abanyamahana akajya kuyishakira mu kibanza umwana wakunda? Ndasubira mu kibazo. Ninde wabona karitiye ibamwe abantu babi b'abanyamahane babagome batagira imbabazi nabo ubwo batabana amahoro ukajya kuyishakira mu kibanza umwana wawe ukunda kandi mutazaturanayo? Hari wabikora uri hano? Ariko muzasoma igitabo cyitwa ubutumwa ku basore ngo Imana niyo yapanze gahunda ko Yesu avukira i Nazareti ngo kandi hari habi kurusha ahandi hose mu Isirayeli.
ngo ajye gushyirayo umunyu. Nawe uje soma wifuzwa ibihe byose uzumirwa n'ibindi bitabo. Ibaze Yesu ngo arakora ibitangaza byinshi akarinda vi Nazareti abuze n'uwakize ibicurane. Bari beza? Kandi Imana yemera ko ajyayo avayo hatamwanduje. Itorero ryatumwe mu isi y'umwijima kugira ngo ribe umwubatsi w'amahoro isi yose ibigireho. Iki gitabo cyarakomeje kiti, ni ku ipaje yaho noneho ya 211 na none niho nkiri. Pour les hommes sinistres au monde et tombe dans ces éléments, moi il possède le vrai élément de paix dans le cœur. Uko abantu barushaho kwifatanya n'isi niko bagwa mu mikorere nk'ay'abisi bakagira imiterere nk'iy'abisi. Les éléments de paix possède aravuze ngo niko nibihesha amahoro mu mitima yabo bigenda biyoyoka. Plus sont livrés à la méritime d'élite mondaine, niko bagenda binjigwamo n'imizisharira y'umwiryane y'abisi. Ara jalousie, amashyara akavuka, et mauvaise pensée les uns envers les autres, gutekerezanya nabi, et ce sentiment non besoin pour se développer qu'en certaines circonstances qui les changent en mauvaise action et les font devenir d'actifs agents du mal. Aya marangamutima mabi, iyi mitekerereze mibi iragenda ikabahindura bakagira n'ibikorwa bibi kugeza ubwo bahinduka abakozi b'abanyamuhati mu kibi. Sekisirite meshama à la moindre provocation, kugeza ubwo abantu bahinduka abantu bagira uburakari bwuzuye ubugome n'akantu kangana urwara ubusa nyabusa kabarakaza bakamarana. Ubumwe bukaba bugenje bute? Bukaba buracitse. Et ceux qui veulent sur les paroles et les actes d'autrui pour les reporter secrètement, hakabaho n'abandi bazi gukanura ijisho kugira ngo barebe ibikorwa by'abagenzi babo cyangwa ijambo bavuze ngo mu buryo bw'ibanga barebe ukuntu barikwirakwiza exterons la haine, barebe ukuntu ryatera urwango so directement reposer ceux qui procurent la paix. Abo bibasira abashaka ubuhuza no kubaka amahoro mu itorero ry'Imana. Iyo ushatse kubaka amahoro uri kumwe n'aba bagome, ubundi hari umuntu urakara ukabona arakaye nyine byashoboka, ariko bavuze ngo bararakara meshama n'abanyaburakare, ariko ubona bafite n'ubuki, bafite n'ubugome, ukabona mbese yanakurya pe. Hari akana kajya karira nyine yagahereza ibere naryo kakarirye kandi ariho gakesha ubuzima. Dukomeze tujyane. Aba bitwa abana b'Imana bashaka kuzana amahoro, n'Imana ubwayo yitwa ngo hahirwa abakiranuka kuko aribo bazitwa abana b'Imana bahesha abandi amahoro, ugasanga ahubwo bari abagome bo barabanga. Les vrais chrétiens dans ce rapport avec les hommes éviteront toutes paroles qui tendent à provoquer la colère et d'inutiles débats. Umukristo nyakuri, umukristo nyakuri mu mibanire ye n'abandi azirinda ijambo iryo ari ryo ryose ryo kwiyenza. Tendre à provoquer la colère, ijambo iryo ari ryo ryose ryo kwiyenza rigenderewe kubyutsa uburakari. D'inutile débat, cyangwa utuntu two gukunda gucokozanya. Utuntu two gukunda gucokozanya, ukabwira umuntu akantu nawe akakagendaho akakarandaho nuko wajya gusanga ugasanga byisha urukundo rwa kivandimwe. Hepfo yarakomeje ngo tous les cieux est en paix. Aravuze ngo ijuru ryose, tous les cieux est en paix. Aravuze ngo ijuru ryose riri mu mahoro. Et ceux qui sont en rapport intime avec le Christ seront en harmonie avec le ciel. Aba bana na Yesu by'ukuri, abifatanije na Kristo by'ukuri, n'ukuri kose bazashyira hamwe n'ijuru. Yesu yaravuze ngo mvugiye aya magambo kugira ngo amahoro yanjye abe muri mwe. Mwisi mugire umubabaro ariko muhumure nanesheje isi. Ceux qui sont en communion avec le Christ ne seront pas inquiets et mécontents. Nta muntu ubana na Yesu uje umuntu ubona usa n'uwahangayitse kandi ngo abumurakare, ntabaho. Uje ubona umuntu asa n'uwakanuye amaso akantu kose ntagira amahoro, asa n'utuye muri bene se yarabuze amajyo, weye ntabaho. Ahubwo umuntu uri muri Yesu, mu bitabo biratubwira ngo kuba muri Yesu byonyine ni kiruhuko.
kuba muri Yesu byonyine niki ni ikiruhuko. Icya kabiri, ntajya bumumekonta, ntajya bumurakare. Ils partageront la nature de Christ et leur vie imitera son exemple. Bazasangira kamere na Kristo kandi bazigana icyitegererezo cye. Ni page ya 212. Aha ndagira ngo nihute tujyane ubu bumwe Yesu yavugaga bugomba kuba mu itorero. Turagira ngo tubwihuteho cyane dusoma aya magambo akurikira. Turasoma amagambo akurikira maze mwumve uko umwana w'Imana yavuze aya magambo. Aravuze ngo mu gitabo cyitwa Twubura amaso yacu turebe hejuru, page ya 263 handitse mw'iri jambo ngo par notre unité nous devons prouver irrésistiblement que le Christ est venu à ce monde pour sauver les pécheurs. Nitugira ubumwe mu buryo butagishwa impaka, tuzaba twerekanye ko Yesu yaje gukiza abanyabyaha. Satan travaille avec toute son ingéniosité à empêcher les êtres humains de rendre ce témoignage. Satan akoresheje uburiganya bwe bwa gihanga azakora ibishoboka byose ngo ubuhamya bwo kubumwe bwe kuboneka mu bana b'Imana. Aya magambo arakomeye cyane. Il veut leur voir acquérir une personnalité non sanctifiée, en fait qu'ils ne s'aiment pas les uns les autres. Azakora ibishoboka byose kugira ngo une personnalité non sanctifiée, umuntu agira impagarika ariko itejejwe, azakora ibishoboka byose ngo atuma bizera babana, abayobozi babane ariko badakundana. Trop souvent les chrétiens de profession recèdent. Inshuro nyinshi abakristo kwizina bajya batiza umurindi Satani. Inshuro zingana iki? Nyinshi abakristo kwizina batiza umurindi nde? Satani. Aravuze ngo alors la plus petite peccadille fait surgir un dispute entre eux. Iriya bise peccadille nibyo basobanuye mu Gifaransa barabyita ngo ni ibyaha bito bidakabije. Muzabirebe muri za dictionnaire zanyu. Nibyo bise ngo nutwaha duto tutatanya n'abantu. Ariko ngo iyo abantu batagira umwuka w'Imana ntibagire ubumwe, ibyo bita la plus petite peccadille fait surgir un dispute entre eux. Utwaha duto tutanateye ikibazo dutera umwiryane muri bo. Aravuze ngo hommes et femmes faisant profession de piété édifiés de murs de séparation entre eux-mêmes. Maze bajya gusanga ugasanga abagabo n'abagore bavuga ko ari abakristo kandi bubaha Imana, bari kubaka insika zo kubatanya bakomeje, inkuta zo kubatanya zo gutuma bataramukanya, zo gutuma batajya mu nama hamwe, zo gutuma badasangira kwizera, zo gutuma badasangira ibyiringiro, zo gutuma batamenya ko ari bo bavandimwe basangiye gupfa no gukira. Ukabona bari kuzubaka bakazihoma. Birababaje. Umuntu gusanga nigeze nsoma akantu kamwe ariko akora reka nkihorere reka nikomereze. Hano ugasanga abantu bari kubaka inkuta zo kubasenya. Bise kuvuga ngo ubwo ndi kurebana n'uyu gutya kabwira umu engineer ngo nkorera ibishoboka byose, atuye hafi yanjye, sinjya nshobora uko nkinguye uko mbyutse niwe mbona, fasha uhubaka urukuta sinkamurora. Mu ba engineer beza umwe ngo wabayeho n'uwo babahaye akazi ko kubaka urwo rukuta, nuko we yubaka ubwo ko ikiraro. Nuko umwe abyutse mu gitondo ataraza amakuru abona hari ikiraro kimuhuza no kwa mwene nyine, undi nawe mu kubyuka abona kirahari ato. Nuko babajije umu engineer ati nananiwe kubaka urukuta rubatanya, ahubwo nubaka ikiraro kibahuza. Aba engineer nkabo nibo bakenewe, babaza batabaryanye nibande ngo tujye kubaka y'amahoro.
cyangwa ngo mubyumve neza. Niyo badakundanye, niyo batari kuvuga rumwe, niyo batari gutangira isabato kandi barabitewe nuko itangirirwa kwa naka, ni hehe batari hatari umutekano wo gukundana no kubana neza, maze bakajya kubaka ibiraro byiza. Aravuze ngo abagabo n'abagore ariko ni babi, turi kujyanirana édifier des murs de séparation entre eux-mêmes et les compagnons de travail, bakubaka inkuta zibatandukanya bo ubwabo, ndetse bagahangara bakubaka n'izibatandukanya na bagenzi babo bakorana umurimo, parce que tout ne pense pas exactement de la même façon. Kubera icyo bapfuye ni kimwe gusa, nta n'uwiciye undi, nta wamurogeye, nta wamwimye, ni igitekerezo yatanze undi akagikosora. Ibyo nibyo muri mu bihamya umuzingo wa mbere, page 394 na 396, ngo kugira ngo abana b'Imana bagere ku bumwe bushyitse, ni ukugira icyerekezo kimwe, ni ukugira imigambi imwe, ni ukugira imyanzuro isa, wariko bigegwaho iyo abantu batandukanye na kamere bahindutse, nayo batarahindutse wapi ntakijya gikunda. Aravuze ngo baravuze ngo maze bajya gusanga n'abagenzi babo bafatanije umurimo, bite bapfuye iki? Kubera bapfuye gusa yuko ibintu batabitekereza kimwe, ne suivent pas exactement les mêmes méthodes, cyangwa bakaba bapfuye gusa méthode da buriya se méthode ndayitangaho uruherugero mwuka agira Imana. Buriya méthode ni nyinshi, ndakavuga ati buriya rero uburyo ndi kubona kugira ngo itorero ryacu abantu bose bafashwe, twagiraga umurinzi umwe, dufite abigisha benshi banarenze umwe, banarenze babiri, banarenze batatu, twagiraga umurinzi umwe, bamwe bakabaho batigisha. Guhera ubu imirinzi tuyigize itatu ingana n'abigisha, turayicagaguje, bamwe hari abandi ayo materaniro yo guhora hamwe ararangiye, tugiye kuyagira abe menshi, kugira ngo namwe murarika biwanyu n'abandi. Undi ati yewe atukundu tujya turirimba indirimbo tugahinda, nuri hirya no hino kumva byakomeye, ati ngiye byo simbyemeye, ishyano rikagwa rega, abantu bagapfa ubusa, abantu bagapfa umunsi wo kuzarepetaho, bati tuzarepete nimugoroba, abandi batoya ni mu gitondo, tuzarepete ku manywa. Abakora n'abatagira akazi bakananirwa kwihanganirana, abatagira akazi bagahima bagafite, ukagira ngo hari ikindi kibazo cyavutse, naho ni kamere yanze guhinduka. None bavuze ngo iki? Ravuze ngo ceux qui se tiennent à part refusant de s'adapter harmonieusement déshonorent Dieu devant le monde. Ceux qui se tiennent à part, abandi rero bigendera bakihagarika ku ruhande, bakanga gufatanya na bagenzi babo, baba basujuguje Imana mbere y'abisi. Le Christ a prié pour l'unité. Yesu yasengeye ubumwe, niwo murage yadusigiye, niwo murage yatugenje ate kunamba ku murage Yesu yatugenje ate yadusigiye. Ubahe kugenza ute kubumwe? Nukuri kose nawe warabyaye abana, nta ufite ubutunzi, ufite inka, ukagira imirima, ukagira amafaranga kuri konte, ukagira amazu, ikintu cya mbere wabaraga kirenze ibindi nawe wakunda niki? Nukubumwe nyuma yo gupfa kwawe, cyangwa hari kirenze icyo? Bana banje muzasangira ibyo mbasigiye, ariko muzakomeze mukundane, si byose? Hari ikindi wowe wabaraga? Ubwo waba uri umuyobozi, waba uri umukuru w'itorero, waba uri intumwa, waba uri umudiyakoni, waba uri umubwiriza w'utumwa, aho ukorera bakangana ukibwira ngo ufite amahoro? Gusa biri mu ikaye kivugo. Mwumvira ijambo ry'umukiza wacu. C'est sa volonté que ses disciples travaillent ensemble dans la communion chrétienne. Ni ubushake bwa Kristo ko abigishwa be bakorera hamwe mu bumwe bwa Gikristo. Aya magambo arakomeye cyane, ariko si ubumwe bugegwaho bibaye bite kandi twabugeraho dute? Hano mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, ni kano ka petit format, kano mfite ku ipaje yaho y'103 baranditse batya batari ko reka nsome hano niho hari inyugute zigaragara. Baravuze ngo c'est seulement en fonctionnant de cette union avec le Christ que les disciples pouvaient compter sur la puissance du Saint-Esprit et la coopération des anges. Kiretse gusa abigishwa ba Kristo nibagira umwe,
niho bazizera guhabwa imbaraga y'umwuka wera no gukorana n'abamarayika. Ntabwo nzi ko tujyanye. Ndasubira muri rino jambo kandi rirakomeye. A condition ke mbese amabwiriza bazuzuza keretse gusa niba bumwe, niho bazahabwa imbaraga y'umwuka wera kandi bagakorana n'abamarayika. Hirya y'ibyo ntabwo umwuka wera yamanuka, nta nubwo yanaza gukorana nabo. Grâce à ce courir divin, il peut offrir au monde un fruit uni. Kubw'ubutabazi buturutse mu ijuru, bazashobora gukora nk'umutwe w'ingabo ushyize hamwe. Sur le victorieusement du conflit. Intambara zose bazajyamo bazazisohokamo babonye intsinzi. Intambara zose tuzazisohokamo tugenje dute? Qu'ils étaient appelés à soutenir sans cesse contre les puissances des ténèbres. Kuko twasezeraniwe gushigikirwa ubudahwema mu rugamba duhanganya n'imbaraga z'umwijima. Tandis qu'ils continueraient à travailler en harmonie, les messagers célestes reprocéderaient. Igihe cyose tuzakomeza gukora, ariko tugakora dukoranye, tugakora dushyize hamwe, dufite ubumwe, aba indumwa ziturutse mu ijuru zizaza zije imbere, imirimo dushaka gukora yose ziyidufashe. Rouvrir le chemin, bazatuja imbere, bazadukingurira amayira, rekere serensi préparé à recevoir la vérité. Bazagenda boroshya imitima, ababwiriza baje kuhagira basanga imitima yatunganijwe. Aravuze yatunganijwe ngo yemere ukure. Beaucoup seraient gagnés au Christ. Niho tuzabona abantu batagira ingano batangiye kwihana no kwakira ubutumwa bwiza. Aussi longtemps qu'ils résisteraient unis, l'église prospérerait. Kandi abakozi b'Imana nibakomeza kubumwe, tuzatangazwa no kubona itorero riri kwihuta mu kwiyongera. Aya magambo arasobanutse. Aya magambo ntakeneye kuyavugirira byinshi. Aravuze ngo nitumara kubumwe bwacu, abamarayika n'umwuka wera bazabona aho bakorera. Nibaza ngo bakore, imigambi ni agahunda tuzapanga bazatuja imbere, bazatunganya imitima, tuzasanga ibintu byaciyemo, tuzabona itorero riri gukura kandi ryiyongera. Hari udutorero duheraho ngaho tukagwingira, abantu bakajya birirwa bari gutuka abaturage bo muri icyo kirere ngo ntibajya bihana, kandi nabo barabuze aho barora. Twumvikane, baba n'abazungu, baba n'abarabu, baba n'abahindi, baba n'abashinwa, baba n'abayapani, baba n'abafilipine, baba n'abanyafurika b'uruhu rwirabura, nta n'umwe utazihana nibabona imbuto z'abana b'Imana, nubwo azagira abasigara, ariko abatoranijwe ubutumwa bwiza bazizera. Mwumve ijambo ry'Imana uko ryakomeje rivuga. Aravuze ngo icyo gihe itorero nirigira ubumwe. Aya magambo yanditswe mu ndirimbo ya Salomo igice cya 6 umurongo wa 10 azasohora. Ndayasoma. Itorero nirigira ubumwe. Aya magambo yanditse mu ndirimbo ya Salomo igice cya 6 umurongo wa 10 azuzura. Reka nyasome muyumve. Indirimbo ya Salomo 6 umurongo wa 10 aranditse ngo uyu ninde utungutse umeze nk'umuseke utambitse, ni mwiza nk'ukwezi, arabagirana nk'ikizuba zuba, ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Kuko itorero zizasa rizarabagirana ribe ryiza nk'ikizuba zuba, rizatera ubwoba abanyabyaha nk'umutwe w'ingabo ugenda n'ibendera. Buriya ingabo zidatsindwa nk'ingabo ziriya z'abafaransa wise ngo ni ingabo z'abadapfa. Buriya nuko bari barahahamuye abanzi babo, nta bantu badapfa babaho, ahubwo kubwo gukora na gahunda bazabo bari barapanze, aho umwe aguye undi akahahagarara, bakabona basa naho ari abantu badashira, bamwe bageragezwa, abandi bagwa, abandi bahahagarara, bageze igihe bazita ngo ni ingabo z'abadapfa. Nta Imana izagira itorero rimeze nk'ingabo z'abadapfa kugeza ubwo ibirindiro by'umwanzi bizahinda umushitsi, ubwo abizera, ubwo abayobozi n'abizera bazaba bafatanya ubumwe, umwe afashe akaboko ka mugenzi we, ubumwe bwuzuye neza, bazaba beza nk'ikizuba zuba, bazatera ubwoba abanyabyaha nk'ibendera, nk'umutwe w'ingabo utwaye ibendera. Iryo torero ririfuzwa kandi iryo torero rirakenewe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo rien ne pouvait s'opposer à sa marche en avant. Nta na kimwe kizashobora kuryitambika imbere ngo ridakomeza kujya mbere. Ariko ubumwe mwamaze kubwumva uko bukomeye, ngo nta nagiki, nta na kimwe cyagitambika imbere ngo ribuze gukomeza gutera imbere kizavaho. Il ira
de victoire en victoire, rizava mu nsinzi rijya mu yindi. Aya ni amagambo meza cyane. Accomplir sa glorieusement sa mission divine, rizuzuzanya umunezero n'insinzi umurimo ryategetswe n'ijuru, qui consiste à proclamer l'évangile au monde, ari wo muri mushinzwe uwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwo kwisi. Amezi ibyo twabisomaga mu gitabo cya Conquera Pacifique page ya 80. Noneho andi dusoma make ni igitabo cy'ibihamya umuzingo wa 3, ho turahasoma aya magambo akurikira page 198. Page 198 ndahasoma ijambo rigufiya, ariko turi kwigana kwita ku murage Yesu yasigiye iki itorero. Umurage twawusobanuye neza, twanawuvuze, ni umurage w'ubumwe. Yesu yabonye nta kindi cyarera itorero buriya abantu bakeya bashyize hamwe bamara benshi batumvikana. Birashoboka? Ingabo za Satani ntacyo zitwaye, nose ko batumvikana, ko bahora baryana kugira ngo itorero ry'Imana rishyize hamwe ryabashobora. Kiretse y'uburozi bwo kwa Satani bwabagezemo, kuko ubwinshi bw'abenshi batagira icyo badashyize hamwe butagira icyo bumaze, ni ko bumwe bw'abakeya bashyize hamwe ariko bafite intego imwe n'icyerekezo kimwe bahindisha isi umushyitsi. Baravuze ngo bavuzeho aya magambo akurikira, baravuze ngo ijana na 98. Reka ntasome mwumve uko aya magambo bavuze. Ni amagambo akomeye cyane mu Cyongereza. Reka tuyabarebere, maze abashaka kuyareba mu Cyongereza murareba ku ipaje 182 igitabo cya 7. Banditse batya bati: à mesure que nous approchons de la crise finale, il est important que l'harmonie et l'unité règnent dans les institutions du Seigneur. Uko tugenda twegereza igihe cy'akaga kandi giteye ubwoba, ntacyo bitwaye cyangwa se ni iby'ingenzi kuba umwe n'ubufatanye bibaho mu mashami y'umurimo w'Imana. Nta bwoba dufite, nta mutima uhagaze dufite, niba ubumwe no gushyira hamwe kwacu byo bikomeje. Le monde ne connaît orage, guerre et discorde. Isi yo dore itunze umuvurungano, itunze intambara n'amacakubiri. Nibyo biba mu isi, hamara kabiri ngo bashwanye, abatangiranye umushinga bakaryana, abakoranye ibintu bakaryana, abasezeranye kujya kwiba bakitamaza bari kubigwaniramo. Mu isi kugwana, kuvurungana, kuryana, kugira gute nibyo bibayo. Ntabwo batwe dufite niba ubumwe n'urukundo rwa kivande, ubumwe n'ubufatanye bikomeje. Cependant, les hommes s'uniront sous la même puissance. Abantu bazihuriza hamwe mu mbaraga imwe ariyo y'ubupapa, pour s'opposer à Dieu dans la personne de ses témoins, kugira ngo bagwanye Imana banyuriye mu bahamya babo. Cette union est cimentée par les grands apostats. Ubwo bumwe bw'abisi bwo bwazanywe na Satani, ariko ikizasenya umurimo w'Imana nubwo ibyo byose byakwihuriza hamwe, ariko icyashobora kurangiza itorero mu by'ukuri rigasa n'iribuze ni iki: la jalousie, la médisance, la calomnie surgissent à son instigation pour produire la discorde et la dissension. Ariko nyamara ishyari, kunegurana, ibitutsi iyo bije bijya bibyara amacakubiri n'umwiryane. Mais les membres de l'Église de Christ peuvent renverser les points d'adversaire des âmes. Ariko abana b'Imana babyemeye bakabumwe, ibyo byose Satani abateza babihindura bakabinyura hejuru nk'intabire. Kubica hejuru gusa ni ukubinyura hejuru kagira ngo no kubaho ntibyagenje bite tibyigeze. Nta bwoba. Aravuze amagambo ari hepfo ngo ijambo ry'Imana ryavuze aya magambo akomeye cyane mu gitabo kitwa kubana n'Imana buri munsi, page ya 266. Ndagira ngo nihute
nze kugera ahantu nimukira ku yindi ngingo. Il nous faut que nous soyons à union plus intime et plus sainte avec le Rédempteur du monde. Biradukwiriye ko tugirana ubumwe bwuzuye kandi bwera n'umucunguzi w'isi. Il faut que nous soyons un avec le Christ comme un avec le Père. Dukwiriye kuba umwe na Yesu kandi tukaba umwe kuko nawe ari umwe na Data wa twese. Quel changement merveilleux se produirait au sein du peuple de Dieu si se tenait en communion plus étroite avec le Christ. Il faut que nos goûts, nos inclinations, nos ambitions et nos passions soient entièrement maîtrisés et qu'ils soient en harmonie avec le pensée et l'esprit du Seigneur. Aranditse aravuze ngo mbega ihinduka ry'agatangaza rikwiriye kubaho mu bwoko bw'Imana bakagira isano yomatanye na Kristo. Birakwiriye ko ipfa ryacu, ibyiyumviro byacu, ibyifuzo byacu, irari ryacu byose bishobora gutegekwa kandi bigashyira hamwe n'imitekerereze y'umukiza wacu. C'est l'œuvre précieuse que le Seigneur désire faire pour ceux qui croient en lui. Ni umurimo utangaje Imana ishaka gukorera abamwizera. Notre vie et notre conduite doivent avoir une influence déterminante dans le monde. Imibereho yacu, inyifato yacu bikwiriye gutanga icyitegererezo gitanga umwanzuro wa nyuma imbere y'abisi. Il faut que l'esprit de Christ domine la vie de ses disciples. Birakwiriye ko umwuka wa Yesu utegeka imibereho y'abigishwa be, afin qu'ils puissent et qu'ils agissent comme Jésus. Maze tukababa nasimbutse afin qu'ils parlent et qu'ils agissent comme Jésus. Kugira ngo bavuge kandi bakore nka Yesu. Yesu yaravuze ngo je leur ai donné la gloire que tu m'as donné. Nabahaye ubwiza wampaye. Yesu arashaka ko mu isi bwa bwiza yari afite ari twe tubuhabwa. Ndetse yigeze abwira abigishwa be ngo umurimo we yakoze mu isi ngo ni muto, ngo twe nidukora ibirenzeho ngo twe tuzakora n'ibirenzeho. Mu by'ukuri ingororano Yesu azagorora abana be niba bumwe niyo gutuma barushaho gusinga ibirindiro mu ibendera ry'umwanzi. Niyo gutuma abisi nubwo batakwizera bemera ko Imana yatumye abana bayo mu isi. Mu by'ukuri hari ibintu bitangaje Imana izakorera abana bayo. Hari ibintu dukwiriye kwirinda cyane kandi bikomeye niba dushaka kuba umwe buramba kandi bukabaho. Nta muntu numwe muri twebwe ukwiriye kugira umutima w'uburyarya. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, nta muntu ukwiriye guhembera umutima w'amacakubiri n'urwango. Ibihamya umuzingo wa 2 page ya 95. Ndagira ngo nze kuva kuri iyi ngingo ariko bana b'Imana tuyumvikanyeho. Impamvu mujya mubona haba mu ngo, haba muki, haba mu matorero hirya no hino, ukabona Satani ari kuzana umwuka w'urwango n'umwiryane, ni ukurwanya umurage wacu. Nta kindi abagendereye. Ku ipaje ya 95 yavuze ngo iki, muhatega amatwi mwumve. Satan cherche constamment à semer la méfiance. Satani igihe cyose agenderera kugira ngo abibe mu bantu b'Imana ibintu byo gusuzugurana. Bakaba abantu babana ariko bagasuzugurana. Regarema abantu mbese umwe akabaho akaba ari ntavugirwamo akabaro hamwe cyo bita la méchanceté, ubugome mu bana b'Imana. Nous serons souvent tentés de croire sans raison véritable qu'on a violé nos droits. Ndetse hazabaho nabibeshya uje usanga umuntu ari kurengera uburenganzira bwe, bandenganije, bampohoteye, bamvuze nabi, ntiyansuhukije, ntiyansuye, ntiyagize ati sans raison. Abantu bazazamura icyo bita duruwa zabo maze bazihindura urwitwazo rwo guteza umwiryane. Jambo ry'Imana yavuze ngo c'est de l'amour, dis-moi, prime l'amour pour le Christ et pour sa cause, placeront leurs propres intérêts avant toute autre chose et auront recourir à n'importe quelle
expédiés pour les préserver. Aravuze ngo abafite urukundo rwo abikunda kurusha uko bakunda Yesu n'umurimo we, icyo ari cyo inyungu zabo bazazishyira imbere, icyo ari cyo cyose cyatuma barinda iyo naringe yabo bazagikora. Icyo ari cyo cyose cyatuma barinda iki? Iyo naringe yabo ngo idakorwaho. S'ils se croient lésés, s'adresseront à la justice plutôt que de suivre la loi du Sauveur. Kandi ndetse n'igihe baba bacyashywe, n'igihe bibaye bite, uje ubona igihe cyose bitsindishiriza cyangwa se bihutira, mbese basa navuga ngo none se muri logique ngo nawe wandebye nabi, wansanze nabi, wamvugishije nabi, ngo wampamagaye naryamye, wamvugishije ndi mu kazi. Mbese ashaka uburyo ubwo ari bwo bwose yihukuri kutagenje gute kutabaho aho gukurikira inama z'umucunguzi. Ndavuga kandi hari ikosa riri muri kano gatabo ibyakozwe n'intumwa page ya 325 ko ndagasobanura ntasomye ariko mbabwiye page. Ni ukutemera kwigira ku bandi. Ngo icyatumye Apollo ahamagagwa na Akwila na Priskila umugabo n'umugore bari abanyamahanga batari no mu ntumwa z'ibihangange, bakamubwira bati twumvishe uri kwigishanya uburyoza, ariko mu by'ukuri twabonye hari ibyo utazi, icara hano tubanze tukwigisha. Ngo yari umunyakuri, ngo kandi yari inyangamugayo, ngo aricara ariga, ngo kandi yabarushaga gushyanuka. Turi kujyanirana abo mu byakozwe n'intumwa 19 nibyo maze kuvuga, ni ibyakozwe n'intumwa page 325. Noneho ikindi ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 hari abandi Paulo yasanze nabo bateranye. Haraza ngo mwabatijwe mu batizo ki? Hari ikintu cyari cyaracanze abayuda ngo cyajaga kibayobera. Abayuda buriya bakundaga amacakubiri cyane, ngo hari akantu kamwe bashatse kubakiraho kamwe. Ndashaka ngo kavuge kugira ngo bateranye Yesu na Yohana. Abayuda ngo babonye Yohana ari kubatiza, ngo babona nabigishwa ba Yesu bari kubatiza, ngo ariko abona abigishwa ba Yesu bari kuvuga ngo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Baranditse ngo hari amagambo abigishwa ba Yesu ngo bavugaga bari kubatiza, ngo aba Yohana batavugaga. Noneho ngo barangije ngo bashaka ko aka kandu kwa grava ngo bagahindura impamvu y'intambara y'impaka. Ngo bagarutse mu nyigisho ngo basanga inyigisho za Yesu n'iza Yohana zisa. Icyerekezo cyiza bafite kigenje gite gisa. Niyo mpamvu bashira ibirego Yohana. Ndetse abigishwa ba Yohana burya bajyanye biriya birego bahuye n'abafarisayo n'abatambyi babacomererejwe. Nuko barirukanka bati mwarimu yego, ati wa mugabo wari kumwe nawe ejo bundi kuri Yorodani nawe bari kubatiza ibintu byacitse, kandi bo bari kuvuga andi magambo. Ngiye ati bategereza ko agiye guca iteka. Bategereje ngo agiye guca iteka, ubwo bagiye kuvuga ngo namwe muzambera abahamya ko navuze yuko hari undi ukwiriye kuza nyuma yanjye. ngo ntibikwiriye ko mfundura n'udushumi tw'inkweto ze. Ubwo ntibamwaye. Waje agira ngo abana b'Imana bagira umwuka w'Imana, ujeje kubateranya abasange mu imbaraga y'urukundo rw'Imana. Abantu baragiye baje mu nkambi, bagiye basanga abantu bahanuye byacitse, bahanuye. Imana yafashe ku mwuka wayo ikwirakwiza ku batware bamazu. Maze undaza yirukanka ati wabimenye ngwi ati abantu babaye abashize bisoni bari guhanura byakomeye. Ngwi ati banguka kandi uje kubabuza, ati nutabanguka barakomeza bahanura tubwaraza n'abandi. Mose ati yo ati cyampa Abisirayeli bose bakaba bahanuza. Waza kukuregera ngo naka rero ngo cyakibazo bari baturegeye ngo nsanze bicaye bari guseka. Ngo buturabigenza dute na gwa rubanza bakabazwa n'urubanza ko cyamba bafite inyimpaka bose bagakira. Icyamba Abisirayeli bose bakaba baki abahakaba bahanuzi bana b'Imana. Ngo bari abigishwa Yakobo ngo ya ntuza uriya mugabo Paulo yasanze hariya, ngo bari batazi inkuru z'ibya Yesu, ngo nta na gato bari bazi, ariko ngo ikintu bari ngo bari bafite ngo bari abanyakuri ngo kandi bakunda Imana. Warangije arabasobanurira ngo baravuga ngo burya se twasigaye inyuma,
ngo bemera kubatizwa mu izina rya Yesu. Bana b'Imana, hari ibintu nubona abantu bari kwanga gukizwa, hari ikindi bahetse, ni ukutamenya Imana. Kandi uteze amacakubiri ni wa wundi wayateje mu ijuru, uwayabanjije, wa wundi wigishije, akazana uwigishije marayika utari nje, akageza ubwo amwinjizamo filozofi kw'Imana, nubwo yera itarusha abamarayika, umarayika akabyemera pe 1/3. Abamarayika ibyo ari byo byose uko byaba biri kose ni benshi, baruta abantu, maze abamarayika barabyemera. Biragoye kubeshya umuntu, biroroshye cyane. Dukwiriye gufata intwaro y'urukundo tukayirangirisha amacakubiri. Kunenga no guca intege abandi, wanga kubaha ukuboko k'ubufatanye. Ibihamya umuzingo wa 2 paje 101. Kwanga gutanga ukuboko kw'iki k'ubufatanye, ukanga gufatanya n'abandi, ukanenga ibyo bakoze, tushoremwe amaboko ngo bafashe kubikosora. Ni umutima mubi. Haranditse ngo celui qui se croit supérieur à ses frères par le jugement. Umuntu ujya utekereza ko asumba abandi mu bwenge, umuntu ujya utekereza ko asumba abandi mu bwenge, arabasumba aje turebera iri yepfo ngo impano zabo ngo ntakigende ngo ni duto. Nuko umuntu agasoma Icyongereza, tazi guhuza hashize na hanone n'ahazaza, akagisoma. Hari umuntu wigeze agura ibitabo, ati ngende ashaka kugura ibitabo by'umukobanuzi, ngwi ariko waretse bakabanza bagusobanurira amahame y'ubutumwa bwiza, ukabigura uzi n'icyo uri kubigurira. Ngo nge nzajya mbera ngo kwigitabo ngo habanza ngo nusiriza haheruka, namubwira ntuzoyoba. Weya mwumvishije babandi bari kuvuga ngo imyumbati ngo n'ibishyimbo bijya bisambana, ubwo babisomye. Buriya iyo umuntu yijingikirije ku bwenge bwe, kandi ubwenge bwawe ukanga kubuhuza n'ubwa bene so, bubura icyerekezo rwose, ukarimangana cyane. Yavuze ngo iyo umuntu atekereje ko ari mu rwego rwo hejuru kandi ko ubwenge bwe buruta ubw'abagenzi be, experience, agatekereza ko barusha inararibonye, ekime prise les avis, agasuzugura uko bari kubona ibintu bikwiriye gukosorwa nangwa gukorwa, ere conseil, agasuzugura inama zabo, montre par là qu'il se comprend dans une illusion dangereuse, abagaragaje ibimenyetso byose bihagije ko yerekeje mu cyerekezo kibi. Ibimenyetso byose bigenje bite? Byose bikenewe, ababigenje ate? Ababyerekanye. Buriya hari amagambo mwene data yadusomeye ejo, ndagira ngo ayo magambo nyarebe ko nyabona. Ni amagambo meza, nayo mu kahe gatabo, reka nze tuyarebe turebe ko tuyabona. Yaratweretse, ni amagambo yadusomeye, ariko bavugaga ni mu Cyongereza ariko twayahinduye mu Giswahili. Reka tugerageze turebe ko tuyabona maze tuyasome. Mwumva uko banditse mu gatabo kitwa igitabo kitwa ibihamya umuzingo wa 5 page 224. Ahinduye mu Giswahili rero ndayasoma nyasobanura. Tunapowaona watu wenye msimamo thabiti, nitubona abantu bahagaze neza, wasio na woga katika wajibu wao, batagira ubwoba mu guhagarara neza mu nshingano zabo, wenye bidii katika kazi ya Mungu, bahorana umuhati mu murimo w'Imana, lakini wanyenyekevu na wapore, kandi bakaba abantu bicisha bugufi kandi biyoroshya. Turi kujyanirana. Wavumilivu kwa wote, bihanganira bose, tayari kusamehe, bahora biteguye kubabarira, wakionyesha upendo kwa roho ambazo Kristo alizifia, bagaragaza umwuka w'urukundo ku bantu bose Yesu yapfiriye. Benabo ntidukeneye kubaza ngo mbese aba naba Kristo, ahubwo nibo. Ntimwumvise bene iki? Sinzi nsubiremo. Abantu bafite iki? Mwumve neza, ndabisubiramo. Icyambere ni abantu badahindagurika, bahagaze neza.
ni abantu batagira ubwoba mu nshingano zabo, ni abantu bahorana n'umuhati mu murimo w'Imana, ni abantu biyoroshya kandi bicisha bugufi, ni abantu bihanganira byose, ni abantu bahorana umutima w'imbabazi kandi biteguye kubabarira, ni abantu bahorana urukundo rwo kwita ku mitima Yesu yapfiriye. Ntabwo dukeneye kubaza ngo mbese aba n'abakristo, ahubwo ni iki? Nibo. Dore abandi tudakwiriye kubaririza ko ari aba Satani, ngaba nabo wanaotoa ushahidi usio na shaka kwamba wamekuwa aba iyo mirimo yabo baba batanze ubuhamya budashidikanywa ko babana na Yesu kandi uko bigiye mu ishuri rye. None rero abandi watu wanaoonyesha sifa zinazopingana, abantu bahorana mu Giswahili baravuze ngo zinazopingana, ariko birasobanuye ngo ni abantu mbese bahorana imibereho inyuranye na biriya bivuzwe haruguru. Wenye kuwa na kiburi, abantu bafite ubwibone, ubatiri, abantu b'inkorabusa nangwa se abantu bimbura mumaro, wapuuzi, abantu b'abanenganenzi, wenye mawazo ya kidunia, bahorana ibitekerezo by'isi, wachoyo, ababagito, wasio na fadhili, batagira impuhwe, wasio na huruma, batagira imbabazi. Hatuhitaji kuambia wanashirikiana na nani. Ntabwo dukeneye kubaza ngo mbaba bakorana nandi. Ntabwo dukeneye kubaza ngo abangaba ngwiki ambaye ni rafiki yao wa karibu, ninde mugenzi wabo begeranye hagati y'Imana nande na Satani. Huenda wasiamini katika uchawi, birashoboka ko baba atarabapfumu, lakini ijapokuwa haya wanashiriki ushirika na pepo chafu. Nubwo baba atarabapfumu beruye ngo babasange babaraguzeho, ariko nta kabuza aba bakorana n'abadayimoni, bakorana n'imyuka mibi, bakorana n'iki? Aya magambo ntateye ubwoba? Buri wese aho gushakirwa arahafite, turi kujyanirana. None hano batubwiye ngo umuntu uko yaba ameze, wa muntu umeze kwa kundi uhora worora umwuka w'umwiryane n'ibindi, abaganye mu cyerekezo kibi. Genzura imibereho yawe uyigere kuri Bibiliya, ubona ugira umutekano. Turi kujyana ubona ugira iki? Umutekano. Ndihuta cyane nimukire ku kandi kagingo turi buze gusorezaho. Akagingo dusorezaho, nitumara kwita kuri uriya murage wacu, tuzazirikana ko wazamutse mu ijuru ari wowe wahaye abantu impano, maze nukubahana kw'impano. Kubahana kw'iki? Kw'impano. Bana b'Imana, nitumara kugera kuri buriya bumwe, inshingano zo tuzazisaranganya nta kibazo. Abayobozi bazahugura bizera babitabe, n'abizera niba bibutsa ngo ko mudaheruka n'abayobozi baziyita bavuga ngo reka tubipange. Bazafatanya mu materaniro, bazafatanya mu cyerekezo cy'itorero, bazitabira inama z'itorero n'ibindi. Ibyo byose bazakorana kuko ubumwe bugaragarira mu mashami yose agize iki? Itorero. Nta muntu ukwiriye kuzana igitekerezo cyiza ngo nubona kigeze ku nsinzi ngo wumve ko bayigitangaza, ahubwo ujye ushima Imana ko umunsi wakoranye nayo. Erega mu gitondo wakorana n'Imana, saa sita undi akaba ari gukorana n'Imana nawe ukumvira. Sinzi ko mwumvishije. None se tuzi ko Yesu yabajira abigishwa ngo mugira ngo ndinde, nuko akaba ari utsinda icyo kizamini, akavuga ngo uri Kristo umwana w'iki? W'Imana. Mu kanya kangana urwara avuga iby'urupfu rwe, Petero ati ntibikakubeho. Yesu aramubwira ngo subira inyuma yandi ngende Satani. Ibyo biravuga ngo mu gitondo wakorana n'umwuka w'Imana, mu undi mwanya uri buzeho akaba uri bwumvira undi. Muri Bakorindo niko handitse ngo uhishuriwe avuge, ngo narangiza yicare ngo undi nawe uhishuriwe avuge. No kuvuga ngo guhishurirwa ntabwo biri muri umwe, ahubwo bigenda bigenza bite? Bijimbo. Inama ushobora kuzizana, ntabwo twese tuzagirirwa rimwe amahishurwa, ahubwo amahishurwa rizaza turikoreremo rigira insinzi. Uko yindi ntambwe ikenewe haza irindi hishurwa rinyuriye mu wundi. Nge nasomye amagambo arimo abakurambere n'abahanuzi, gituma Imana itakigaragariza ibitangaza mu bantu muri iki gihe nka kera, ngo nuko hari bamwe yavuga ngo baje bakora ibitangaza ngo ntitwakira ubwibone bwabo. Baduhitana da.
Nese ntimujya mwumva umugabo ari gusenga kuri radio akavuga ngo wa wundi wakoraga ibitangaza ngo uyu munsi ari hano. Buri wafata umwe mu bayobozi turi kumwa uyu munsi akagenda akagira cyakarambika ikiganza ku murwayi ngo mu izina rya Yesu haguruka, akaba yazuye wapfuye. Agakora kugwaye kanseri ngo mu izina rya Yesu kibyimba nigikire. Wakongera kwigisha abantu gukoresha wenyo n'ingano zinitse n'igisura bakemera. Uriya mugabo adasengewe ngo abe muzima sakaga yatumara. Imana rero izi ubwenge ijigira cyangwa uyu nakore bino uyu munsi uyu nakore bino maze gahabandi nki impano. Kansoma amasomo 2 ngaruke nsome ibihamya nka bingahe maze tugane ku musozo. Amagambo ari mu rwa mbere rw'Abakorinto. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 murongo wa 4. Ariko icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka n'umwe, kandi hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami n'umwe. Uburyo bwo kugabura iby'Imana niki ni bwinshi. Uburyo bwo kugabura buriya reka nuko hano wenda ntabaza umuntu udukurikiye ngo ansubize. Ariko njya numva ngo bakera bakoraga umutsima w'amasaka ngo mu nkono y'ibumba wawukoramo. Abantu babuno bamenyereye kugira batya n'ibibaraga byinshi no gukubita, bamenyereye gukora umwumbati bagakubita, yakubita inkono ntijanjagurike. Buri wese yajanjagurika, umutsima n'inkono bikagendera rimwe, abantu bakirirwa n'inzara. Buriya umuntu wese arakenewe. Niba tugeze ku murimo w'Imana usaba gukorera uhwanye no gukorera umutsima mu nkono y'ibumba, hakenewe uwabimenyereye w'umunyabwenge uzi uko umutsima ushya n'inkono ikazateka ejo. Sibyo? Hariho rero abakeneye guterura bya muvero byuzuye. Ubwo rero aba bakecuru bafite narabonye bakorera umutsima mu nkono bo barajya ku ruhande, ibisore by'ibigango bize biterura. Imana ifite umuntu wese mu itorero, nta uraho utagomba kugira icyo yerekanirwaho umwuka. Umva ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikora byose muri bose nimwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Imana ihimbazwe. Buri wese agahabwa ikigenza gite. Paulo njya mukunda yigishije impano neza. Nta nundi mwigisha tuzabona uko yazisobanura kose urusha Paulo mu gice cya 12. Tawe yavuze ngo hari ijisho sugutwi. Ngo mbengo ijisho ryavuga ngo ubwo ntari ugutwi sinuwo ku mubiri. Oya, niryo ugutwi kurumva ntikubyirate, ijisho rikareba ntiribyirate, uruhu rukumva. Uriya haba igihe amatwi n'amaso bitari kurora kumva kukimukira ku ruhu. Ntabwo mwumvise. Buriya iyo waryamye ari ninjoro washyizweyo, umuntu akaza kukubyutsa akora ku matwi, aravuga wapi akavuga wapi, igikurikiraho ukora ku yandi matwi tutamenyereye y'uruhu, ugakora hurya amatwi yo ku ruhu agakangura umubiri, nuko amatwi akabona agakora akazi. Nubwo gukorwaho bikorwa gake, ariko biranakenewe. Si byose niko bimeze. Hashobora kuba hari impano zikoreshwa gake, ariko zigakora ibitangaza igihe zibonetse. Ntabwo izikora kenshi zikwiriye gutekerezwaho ko ziruta izindi, ahubwo niko imirimo yazingana. Ntabwo amaso nayo arabizi ko atasinganye amatwi. Siko bimeze se? N'amatwi arabizi. Dore iyo turi kuvuga intoke ziba zigira zitya, wajya gukaraba nizo zigira zitya, wajya gushyira mu kanwa nizo zigira zitya, wajya kwituma nizo zitunganya isuku, wajya koga nizo ziba ziri muri ibi, wajya kugenda nizo zikingura, wajya kuryama nizo zisasa, wajya kwitereka kubura akaboko kakihina kakagira gatya, hagira hakurya ukavuga kuyeho kakaba karagushima, nakagarago karahwereye kari kashwana. Wigeze mubona n'umunsi umwe kari gushwana, nta umurimo wuhe katajyaho, tamenyo n'imabe kakajyayo, uburashi burahari kagatunganya, ubukurgu two bwaje kakajyayo kakoza, gashinzwe gutuma izindi ngingo zose zigenza zite zigubwa neza.
zabona zakeneye zibwira amaso ngo maso rero ngo dore natwe ngo inzara zabaye ndende ngo ngwino nawe uducereka da akaboko kamwe gafasha kandi nakandi kagafasha kandi asigeze kisubirira ku kazi. Niba impano wahawe mu itorero ihwanye n'amaboko uritotombera nde shima Imana atari ko Imana wabonye ndi uw'ingenzi wowe wangize nk'akaboko sibyo se naho umusatsi uraho usokoza gusa ugira utya waba ufite igikinga nangwa igisunzu nangwa iki ukakagira utya gusa nako kubaho gusa kakitereka gusa gakora iki reka karaho kakamererwa neza kagasigwa amavuta kagasokozwa. Nuko Imana yaragiye iradukwirakwiza impano zacu iragendera zikora iragendera zikora muri ibibazo niyo umubiri urakaye ukaburakaye hakarakara umutwe ukaremba amaso ubwenge no kubwira amoko ati intambara irahindutse niwo uri bugwane bakayakubita bakagira bate yarangiza aho bakubise utashya akongera akajya gukandakanda ubwonko bwayoheje ngo bibe bityo ntibifatanye. Niba mu itorero Imana yaraguhaye impano ihwanye n'amaboko uzasiganya nde? Niba undi mubana mu itorero ahwanye n'akazi kahawe ikibuno uzasiganya nde? Niba mu itorero umurimo ufite uhwanye n'uw'amatwi inkuru zose zikunyuramo uyungurura umenye zavugwa n'izibikwa. Niba mu itorero ufite ibihwanye n'amaso utanga ureba amaso ashushanya ubwenge akaba ari wowe ubwenge buhari kuko amaso burya iyo amaso yapfuye niho amaso y'intuza y'izindi ngingo akora ngo ndi gukora ngo ndi kumva ari urubaho ngo ariko rurasize ngo ndi kumva ari igitabo. Ayo maso yo ntakenewe ariko aya niyo atanga amakuru nyirizina nditugoke umuntu ukavuga ngo ngiri iyi nzoka ugacaha ngari uyu mwanda ugakandagira hirya ngibi byo kurya turya ikintu cyiza cyose ukabona giciyemo. Icyo ngira ngo twumvikaneho bana b'Imana kandi tuvuge kuri izi mpano nta mpano ikwiriye kwitotomba nta n'impano ikwiriye kumva kwisumba izindi nta n'impano ikwiriye gusiganya izindi. Niba Imana icyo Imana yagushyizemo uzaba uhwanye n'umugaragu mubi. Reka nsome irindi somo rya kabiri nsome n'igihamya kimwe nsoze. Abefeso 4 Abefeso 4 umurongo wa 3 oya ndasoma hariya hepfo ngo ndasoma ijambo rigufiya aho yavuze ngo ku murongo wa 4 hariho umwami umwe n'umwuka umwe kuko mwahamagariye ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwuka umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe niyo data wa twese udusumba twese iri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu kuko urugero rw'impano ya Kristo ruri. N'umurongo wa 7 umuntu wese yahawe impano kuko urugero rw'ubuntu bwa Kristo rugize rute ruri. Imana yagupfunyikiye uko ukungana cyakora iyi taranto yawe icuruje wunguka izindi. Hari abaheza aho babaye ibikuri ariko byaturutse ku kutemera gukoresha impano umwami wacu yabahaye. Reka nsome iyi page aya mapaje makeya dusoze mu gitabo cyitwa reka nsome aya magambo akurikira ayo umuhanuzikazi yanditse mwumve uko yavuze. Ni igitabo cyitwa imibereho ya Yesu page ya 311 haranditse ati ma doctrine n'est pas de moi inyigisho zanjye si izanjye mais elle est de celui qui m'a envoyé ahubwo nizo wantumye. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu
niba hari umuntu ushaka gukora iby'Imana ishaka, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu, azamenya ko ibyo nigisha byaturutse ku Mana. Aya ni amagambo Yesu yavuze. Jésus déclare ici que son Père céleste est la source de toute force et le fondement de toute sagesse. Aravuze ngo Yesu yavuze ko ise data wa twese wo mu ijuru niwe soko y'imbaraga, ni isoko n'urufatiro rw'ubwenge bwose. Aucun talent naturel, aucune connaissance acquise ne peut suppléer à la connaissance de la volonté de Dieu. Nta talando nimwe yakavukire, nta bumenyi ubwo aribwo bwose umuntu yize bwasumba ubumenyi bw'ubushake bw'Imana. Le désir d'obéir aux ordres du Seigneur dispose l'esprit et le cœur à s'informer diligemment de la vérité et à la recherche. Aravuze ngo iyo ufite icyifuzo cyiza cyo kumvira amabwiriza y'Imana, umutima n'intekerezo bijya bishaka kuyoborwa n'ukuri no gukomeza ubushakashatsi. Déclare que l'esprit ainsi disposé, l'homme peut discerner entre celui qui parle au nom de Dieu et celui qui parle pour son propre gloire dans une but égoïste. Iyo umaze kugira uwo mwuka w'Imana, ujya umenya gusobanura mu buryo bworoshye uvugira Imana n'uri kubikoreshwa no kwikunda ngo yishakire icyubahiro. Dans ce dernier classe se trouve des sacrifices orgueilleux et les pharisiens. Abo ngabo bishakira icyubahiro bari mu des sacrificateurs orgueilleux, bari mu itsinda ry'abatambyi b'abanyabwibone n'abafarisayo. Les serviteurs de Dieu doivent coopérer dans une atmosphère d'union cordiale et courtoisie. Abagaragu b'Imana bagomba gukorera mu mpano zabo, ariko bagakorera mu bufatanye no mu rugwiro. Sinzi ko twumvikanye. Abagaragu b'Imana buri wese azakorere mu yempa, ariko nibarangiza bakorere muki mu bufatanye no muki no mu rugwiro. Par honneur dit Paul et c'est de persévérance réciproque. Paulo yaravuze ngo mugire perseverance réciproque, mbese nukwihanganirana, nukwihanganirana. Yaravuze ngo mugenze mute mwihanganiranane. Mbese nta muntu uraho muri twese abo turi kumwe ku murongo twese, nta muntu uri hano ushinzwe kwihanganira abandi, ahubwo turihanganirana. Ikosa rivahe iyo wananiwe ushaka kwihanganirwa ariko ntugenze ute ntiwanganira abandi. Mwumve, ne font pas que le travail des prédicateurs soit critiqué d'une manière désobligeante ni sapé dans ces détails. Wiyubaho ngo ubu umuntu ushinzwe kunenga abagabura b'Imana usa n'unenga buri kantu. Aucune division ne doit exister dans l'église. Ntabwo mu itorero hakwiriye kuba mu macakubiri. Tout homme à qui le Seigneur a confié un message a une œuvre particulière à accomplir. Arega buri wese Imana yahaye ubutumwa burya afite umurongo Imana izamubaza mu itorero. Hari ikintu kizapfa mu itorero cyangwa mu bandi Imana bari wowe ikibaza, kuko igihe yagushyiragamo hari icyo wari kuzakora, iryo shami rikazamuka biguturutseho. Chacun a sa propre personnalité. Nta muntu muri twubitse mu wundi, buri muntu afite impagarike ye. Qui ne saurait être ignoré par ceux des nôtres. Nta muntu washobora kwiseseka mu wundi muntu ngo mumire ngo nimube mubonye umwe mube mubonye bose. Turi kujyanirana. Oye, cependant il faut que tout travaille ensemble dans l'union. Ahubwo twese dukora ariko mu bufatanye. Twese tugire dute dukore ariko mu buki mu bufatanye. Cependant il faut que ceux qui sont engagés au service du maître formeront avant tout un seul corps. Twese abinjiye mu murimo w'umwami, twese turi umubiri umwe. Ne se donnera un critère, un critérium parlera irrévérencieusement de ses compagnons de travail. Nta muntu ukwiriye kuzugwamo n'agasengeneke n'agaseseme ngo ajye avuga n'agasuzuguro bagenzi be, ngo abarebe nk'aho abandi ntacyo bagenze bate, ntacyo bamaze. Ure considere un inférieur, nangwa ngo uje ubabona nk'utundu turi hariya twifashishwa habuza abandi. Ahubwo nubona mu itorero harimo abantu badakora, muzaba mufite ikibazo. Bayoboza abakozi nibaje ku murimo, na buri wese akoreshwe Imana itazamukubaza, kandi buri wese nakoreshwe.
aravuze ngo sur l'ordre de Dieu chacun accomplira la tâche qui lui est dévolue et se sentira respecté. Kubwo amabwiriza y'Imana buri wese nakora inshingano ye, kandi cyiza kirimo buri wese nakora uruhari rwe azumva yubashywe. Azagenza ate? Icya kabiri, eme, azakundwa. Sinzi ko mwumvishije. Icya gatatu, encourager par ses collaborateurs, kandi azategwa inkunga na bagenzi be. Ni ibintu bitatu. Ni naho turangirije munsi yaho gato. Ni ibintu bitatu. Iyo nimugira umuntu akajya ku murimo, nakora akabona yakoze, akabona bagenzi be ngo mbese ari hehe ngo ajye mu kikore, ngo ari hehe ngo yakira abashitsi, ari hehe ngo ajye gukora amavuna, ari hehe ngo afite icyuma ko ari ubishoboye, ari ngo atange za broshire, ari hehe ngo akora ikiniki, azumva nawe agenje ate? Yubashywe. Icya kabiri, azumva atewe icyizere no gukundwa na bene se. Icya gatatu, azumva akomejwe nuko bagenzi be bamuri hafi. Mwigira umuntu mushyira hariya ngo ajye abegera muse n'akana kari kotana n'abasaza babi. Akana kari kotana n'abasaza babi, hari igihe twajyaga tujya mu kiraro tukajya kota umuriro, wanyagiranywe n'igisaza kigacana umuriro nangwa ari nawe wawucanye, wamara gufatwa akicara gatandaraza ngo shiriya sha no kunsurira akaguhutaza ukagira ni wowe wawucanye, ni wowe wagize ute, wapfuye amagara washize, nuko wanyagiwe n'abahari, nuko akaguhutaza ukagiriya, wajya kuryama kuzura mu kiraro agashinga amaguru maze ukarara usutamye hafi y'umuzi. Ntabwo mwitororo hakwiriye kuba mwizo mpano z'inyamwaga. Mwitororo yamwe impano zinki z'inyamwaga. Abantu bikora ngo bakorere buri wese, ntawe ugira ishyari, ntawe ugira iki. Iyo umubyeyi yatetse ibiryo, se mwababyeyi mwe ko mukunda guteka ko mbizi, ninde mubyeyi wateka byashya babigeza bigejeje ku meza, abantu bose bari uri gutekera ngo twese turahaze? Ntabwo warira. Buri wese azashyigikirwa mu itorero no gukoreshwa no kumuba hafi no kumutera inkunga. C'est sur ce principe que Paul insistait dans le premier épître aux Corinthiens. Erega icyo nicyo Paulo yavugaga mu rwambere rw'Abakorinto cya gice cya 12. Turi kujyanirana. Rero reka Imana idufashe. Turize. Ntabwo twabirangiza byose uyu munsi. Ariko mureke impano z'inyamwaga. Kandi niri gukuzwa ijya hariya yisuzugura izayigenje zite izayikujije. Sinzi ko tujyanye. Paulo ntabwo yaraziranye na Petero. Nta namakuru ya Petero yarazi. Amakuru y'intumwa yayabwirwaga no kumurangira iyo bari ngoje kubica. Naho umumaro wabo ntiyarawugenje ate? Ntiyarawuzi. Aragenda agerageje no kwinjirira Yerusalemu, ahura n'umwuka aramutungura, amumena n'ijisho. Niho handitse mu byanditswe byera ngo yari afite igishako ngo ninginze umwami wanjye ngo cyari ikijisho gihora kirira, ahanagura cyanga cyagahenya gihora kirira, agahinda karamwishe, akabisengera bikanga, kandi ajya afati umwenda we agakoza ku barwayi bo bagasimbuka bagakira. Uzura n'abapfuye agazura bawutuko ikijisho yakigenje ate? Yarakinaniwe. Ariko Paulo amaze gusobanukirwa n'ubutumwa, ajyanywe n'uwitwa Barinaba, abwirije amatorero aje, aricara ati kandi mwabagabo mwe, nubwo nahuye n'umwuka wera, nubwo nabwirijwe, nubwo Imana ariyo yanyihamagariye, wabona nje nigisha ibitari byo, bene oza gushaka bangenje bate? Abambanjirije. Arabushogoshe n'urugendo rurerure avikantarange ni Yerusalemu, njya gushaka abambanjirije, avugana nabo mu mvugo nziza itarimo ubwibone, ngo basanze ngo nguko Petero yatumwa kubakebwa ariko nanjye natumwa ku banyamahanga, ngo ariko ngo ntacyo banyongerereye, ngo cyakora ngo hari ko kimwe banyongerereye, ngo nuko twibuka abakene, ngo nubwo nari nsanzwe mfite umwete wo kubikora, ariko iri jambo ririmo ubwenge, nari mfite umwete wo kubikora, hari icyo banyongerereye. Biravuze ngo ubwo hari aho bakosoye, ku mwuka atari yarahakosoye. Yahakosoresheje kumubwira ngo jya hehe? Yerusalemu. Ko Imana yamutoranije ari kujya i Damasiko kwica abantu, ariko igihe kumutoraniriza kujya mu Antiyokiya, ko yabwiye umukuru w'itorero, niba ari uwitwa Nigeri, niba ari uwitwa nde, bateranye ati muntoranyirize, ibwirabo yamutoranije yanarangije, ariko ngo ariko nabari mwe mu mutoranye. Bigaragaza ko ubufatanye mu itorero burakwiriye. Ukoranye n'abandi, impano yawe ikuranye neza abandi, umunezero uze usangire n'abandi,
we kwishakira icyubahiro ahubwo gushakira Imana n'itorero ryayo mu izina rya Yesu. Amen. akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.